my God. Ah, njyewe hari ibintu numva ubwonko bwanjye bukireturuna, hari ibintu numva nkumva nyine kubyakira biragoranye cyane. Buriya nyine hari igihe cyageze hari umuntu dukunda kuganira cyane mukuru uri nko mu myaka 70 gutyo 60, ni umusaza usheshe akanguhe. Urumva ibintu byose afitemo experience, afite ubuhamya bukomeye cyane. Dukunda kuganira rero, yarambwiye ngo igihe cyarageze umuntu yambura umuntu abinyamaswa ku rwego rutangaje. Abenshi iyo tubyumva twumva ari ibihuha, abenshi iyo tubyumva twumva bitarabayeho, gusa ubu buhamya wumvishe nawe bwaguhereza gutekereza cyangwa guhindura mentality. Nimba wari wa muntu wari ufite ibitekerezo bivuga ngo genocide yabereye mu Rwanda ntabwo yabayeho, urabyumva neza ko ibaze aho umuntu ageraho kwica abantu basaga 300. Tekereza kuri ibyo bintu, abantu 300 bafashe ukabatereka hano nicaye, uzi uburyo baba bangana. Audience y'abantu 300 n'abantu benshi cyane, audience y'abantu basaga 100 n'abantu benshi cyane. None umuntu akica akigera ku bantu 300 b'inzira karengane, bazize uko bavutse, bazize uko baremwe, bazize uko basa. What kind of this matter? Sinzi nyine njyewe buriya mbanabuze how na sobanura bino bintu, mbanabuze n'uburyo ki na bitekinga mu nzira y'aka kanya mu gihugu cyacu, kuko mba numva nyine ziriya leta zanyuzeho, zari leta zari zifite ubwonko wagira ngo buri phrased cyangwa burakonjesheje, ubwonko butekereza hano imbere y'ikiganza, ntibutekereze ibiri inyuma y'icyo kiganza. So ndashima cyane leta y'u Rwanda cyangwa RPF, Rwanda Patriotic Force, kuko itaza kuhaba nimba mu mezi 3 hari hamaze gupfa abatutsi basaga miliyoni. Ubwo urumva iyo habikiza kurenga amezi 3 bikagera mu mezi 5, hari kuba habayeho icyo bita gutsemba, kuko urumva papasi ya genocide yakorewe abatutsi yari kubamaraho muri rusange, kuko habaga ama documentary bigisha nyine uburyo umututsi atari kiremwa muntu, uburyo umututsi atari umuntu, uburyo umututsi ari ikinye, ari inyinzi, ari nyine za mvugo z'inyandagazi. Urumva rero iyo RPF cyangwa se His Excellency na Major Gisa Fred Rwigema bataza kuhagoboka cyangwa bahagere imbere y'ayo mezi nako muri ayo mezi 3, twari kwisanga abatutsi muri kiriya gihe barashize, bose barapfuye. Kuko wasangaga nk'umunyamakuru like biriya binyamakuru bya kera ari amanuze, biriya binyamakuru nyine byasangwa muri uriya mwaka w'1994, cyangwa se bamwe mu ba influencers abo twakita aba social media influencer, ndetse n'amaradiyo amwe namwe, wasangaga icyo ashishikariza abahutu ari ukwica abatutsi. Njye nshimira yuko ubu ngubu abantu babaye civilized, abantu nyine barasirimutse. Ariko man, ikintu bita ideology kibaho, sibyo kuba twarasirimutse, ariko ideology baho. Umuntu ashobora kuza akakwangisha mugenzi wawe, of course ukamwanga, ukumvura mwazi nta nicyo mupfa man, nta nicyo mupfa, ahubwo ari like kwa kundi nyine ari mentality ari kukwinjizamo. Ariko noneho hariya muri uriya mwaka w'1900 ubwo habaga ari iratsemba ry'abatutsi, ntabwo twavuga ko ari cyagiye cyageze ukanga umuntu, kuko of course umuntu ushobora kumwanga bitewe na beef runaka mwagiranye, bitewe n'ibibazo mwagiranye, ariko kwanga umuntu kugeza aho usigara umubona atari umuntu, ahubwo ukamubona nk'inyamaswa, ukamubona nk'ikinyenzi, ukamubona nk'iki. Urumva ko iyo mentality y'urwango iba yamaze kugera ku rundi rwego, ntabwo biba bikiri rwa rwego nyine twavuga ngo rw'urwango nati, ntabwo bikiri urwango, ahubwo byageze kuri rwa rwego rwo kuvuga ngo ni ukwanga ndengakamere.
icyo nshimira u Rwanda, icyo nshimira Excellence Paul Kagame cyangwa se perezida wacu, yashyizeho ubumwe n'ubwiyunge, ndetse nubwo bitari byoroshye, nubwo byari bikomeye cyane, ariko bamwe mu bakorewe jenoside, bamwe mu babuze ababo batanze imbabazi. Ubu ngubu turi mu Rwanda rwiyubatse, u Rwanda rufite ubumwe, ariko u Rwanda rutahanaguweho ibikomere twagize muri cya gihe cyashize. Turacyari rwa Rwanda nyine dufite igikomere cya bya bihe byashize, biriya bihe byo muri 1994. Abantu benshi rero bajya bakunda kwibaza ngo ingaruka za jenoside ngo nizihe, ngo si ingaruka za jenoside na n'aka kanya ziracyahari. Of course ingaruka za jenoside ziracyahari ndetse na cyane. First of all, ubundi ishusho u Rwanda rwari rufite, kuko ubundi u Rwanda mbere y'uko nyine ibyo bibaho yari u Rwanda rufite amahoro. Nyuma y'uko jenoside ibayeho rero haje kubaho icyo bita image destruction, cyangwa ishusho, kwangika kw'ishusho nyarwanda, cyangwa kwangika kw'ishusho y'u Rwanda. Kuko urumva nimba jenoside yabaye mu Rwanda yarakozwe, ubundi tuzi genocide agiye atandukanye, tuzi Herero genocide, jenoside yakorewe abayahudi, abanazi. Izo genocide turazizi, zagiye ziba mu Budage nahe hose turazizi, ariko aho zitandukaniye na jenoside yabaye mu Rwanda, zari za genocide usanga nyine ari abantu ubwo nyine bakavuga ndi abayahudi, umuyahudi ugasanga kurwanwa n'ubundi bwoko, ariko differentiate mu Rwanda, kuko urumva twe jenoside yakozwe n'abanyarwanda muri rusange, intangorwa z'abahutu, ikorerwa abanyarwanda, abatutsi, inzirakarengane z'abatutsi. And then ikindi cyongeraho kitandukanya cyane n'izo zindi za UN na he hose, ntabwo bigize babizamo, ahubwo n'ubundi yahagaritswe n'abanyarwanda. Ngo turasigasira amahoro nk'urubyiruko, turishimira ko twavutse mu gihugu cyiyubatse, igihugu cyiza, ariko abadukuriye, bakuru bacu, bashiki bacu, bamama bacu, banyogokuru bacu baracyafite ibikomere bya biriya bihe byashize. Of course baracyafite ibikomere by'amateka, babaye inkomere zihagaze, ariko pana inkomere zibagiwe aho zaturutse. Niyo mpamvu buri munsi nzajya ngaruka ku bantu bafata bino bihe bagashaka kubikinisha, ku bantu bafata bino bihe bagashaka kubifata nk'aho ari ibintu biri aho ngaho bisanzwe. Bro, reka nkubwiye ngo uri guthinkinga wrong, uri gutekereza nabi. Of course njyewe buriya iyo nganira cyane, nganira natwe urubyiruko, nawe rubyiruko ndeba, nawe umuntu turi mu myaka imwe, kuko buriya weho hari byinshi utazi kandi byabaye, hari byinshi utazi utasobanukiwe. Of course that's why mba ngomba kuganira nawe cyane cyane nkakwibandaho, kuko ntabwo najya kuganiriza umuntu ufite imyaka 40, 50, kuko amateka yarayandushye. Ariko tuberaho guhugurana, tuberaho kuganira, tuberaho kugira ngo icyo nzi nkigusangize, icyo uzi kinsangize, dusenyere hamwe nk'abanyarwanda. Rubyiruko rero, njyewe muri kino gihe cyo kwibuka nzibanda cyane kuri jenoside yakorewe abatutsi, kugira ngo tubanze tuganire cyane, tunasesengure, twumve uburemere bifite, kuko buriya kwiga ni uguhozaho. Ntabwo ari uko nyobeye yuko ubizi, ntabwo ari uko nyobeye yuko uzi neza ko jenoside yabayeho, nta nubwo nyobeye yuko ushobora kubona bindusha. Of course ariko hano ndi kuganira na babandi batabizi, cyangwa se babandi batarasobanukirwa neza, kugira ngo twebwe nyine ku cyacu giti tugire itafari dushira kuri uru Rwanda byibuze ruri kwiyubaka. Arakaririmbo, kubera ko nabaye muri ARG, arakaririmbo bakundaga kuririmba, nyine akaririmbo k'amaganya mu gihe twabaga turi muri byo kunamira abacu bazize jenoside. Ku ishuri aho nize mu high school dufite ARG, twakundaga nyine kukaririmba. Ni akaririmbo kavuga ati
ntago twanze kubaho nk'abandi bana ngo natwe dutetere mu maboko y'abatubyaye abaciye tukibakeneye. Ese Mana wabishakiye iki ko twese twari bene Kanyarwanda tuvuga ururimi rumwe inkomoko imwe? Ukaririmbo iyo nkibutse numva man nyine numva emotionally zimfashe, numva amarira yenda kumanuka, numva agahinda kanyishe. Birababaza brother wanjye nimba bitarakubaho, cyangwa sister wanjye, cyangwa se my mom, cyangwa my grandpa. Birababaza ko waravutse mu muryango w'abantu basaga 10 ukisanga uri wenyine. Ntabwo wakumva uburemere bw'indirimbo mu gihe utarabura umuntu, byibuze ubura umuntu umwe. Ntabwo wakumva uburemere n'agahinda k'igihugu mu gihe utarumva uburemere bwo kubura umuturage. Twe twabaga dufite ubuhamya bw'umuntu wakubwiraga ngo njye navukaga mu muryango w'abantu 10, umuryango w'abantu 10 tukicwa, bakicwa bose mbareba n'amaso, bakicwa bose mbareba n'amaso, ngasigara ndi umuntu umwe. Uri kumva uburemere bw'icyo kintu? Twavukaga umuntu akaza akabikubwira, of course n'ikiniga cyinshi n'amarira n'agahinda akakubwira ngo twe twavukaga twari abana 10, tware abana 10, umuryango ugizwe n'abantu 10, ubwo na papa na mama tukaba 12. Ariko ukisanga usigaye uri umwe, nabwo warokotse kubw'imbabazi z'Imana. Sinzi nimba nyine uburemere bw'ibintu ndi kukubwira uri kubyumva, njye kumbwira muri comment. Sinzi nimba aka kanya ingingo turi kuganiraho ifite icyo yakungura, ubimbwiye muri comment. Ariko ibi bihe byo kwibuka ni ibihe njye ngeramo, kuko ni ibihe ngeramo ubundi nga feelinga the past life y'abariya byabayeho. Hari umuntu wajyaga ukunda kuvuga ngo nyine iyo ibintu bitarakubaho kubyiyumvisha biba bigoye, iyo ibintu bitakubayeho biragoye ko wabyumva nk'uko uwo byabayeho yabyumva. Ariko bro, dufite proofs, dufite ibimenyetso. Sura inzibutso Gisozi, sura inzibutso nimba undeba uherereye mu ntara, nimba undeba uherereye diaspora, uri mu diaspora cyangwa se uherereye mu bihugu bitandukanye, reba amateka, ureba inzibutso, usura inzibutso, wegera abasheshe kangu abantu bagukuriye. Nibwo uziyumvisha neza uburemere ndetse n'urwango abahutu bari bafite abatutsi muri kiriya gihe. Nibwo uzafata umwanya ukavuga ati koko burya ni ukuri. Buriya negligence ni ikintu kibi cyane, kandi buriya iyo wize umenya byinshi, iyo wize umenya byinshi, iyo wize usobanukirwa byinshi, iyo wize umutima wawe urahinduka, iyo wize nago brother, ntago nyube yuko hakiri ababyeyi bagifite mentalite za mentalite cyangwa urwego rw'imitekerereze rwa abantu ba kera. Bagifata bwa bwoko bakabuhereza iki, bakabuhereza power, bagifite genocide ideology cyangwa ingengabitekerezo ya genocide. Of course barahari kandi benshi cyane. Gusa reka nkwibwire ngo nimba nawe uri muri abo ngabo batekereza gutyo, nimba uri muri abo ngabo wumva hari abatekereza gutyo, babwire ngo you are wrong. U Rwanda turimo ntago ari rwa Rwanda rwari ruri mu amoko atatu. U Rwanda turimo ntago ari rwa Rwanda umuzungu yaje ngo aducemo ibice kugira ngo abona ibyo atwara. Kuko reka mubwire, buriya purpose ya colonization ntago yari ukuzana amahoro, nati
colonization, abazungu bavuye za Europe, bava za Germany, bava hehe hose baje mu Rwanda kugira ngo, cyangwa baje muri za Ghana, muri Afrika kugira ngo batware properties cyangwa imwe mu mitungo y'abanyarwanda muri rusange, cyangwa y'abanyafrika. That's why ni inkomoko nini cyane n'uburemere bwa genocide bwagizwemo n'abo bazungu baje mu Rwanda. Kuko before yuko baza abanyarwanda twari tubanye neza, twari bene kanyarwanda, iyo bavuze bene kanyarwanda tuvuga ururimi rumwe, dufite umuco umwe, twemera Imana imwe, paka until the date umuzungu yaje agatangira kuturema muri icyo cyuho. Ubu ngubu rero impamvu nkubwiye ibyo ngibyo, impamvu nkubwiye ibyo byose ni uko nanjye mbitekereza, kandi to getting ama symbolization, tubona ibimenyetso bimwe na bimwe bigaragaza ko hari abantu bagifite ideology, ari abantu bakimakaza nyine ubwo bwoko butatu, ari abantu nyine bacyumva. Ntabwo we are not sure, ariko barahari. Naka kashobora kuba uri kundeba ugifite iyo ideology. Excellence papa wacu Paul Kagame ajya akunda kuvuga ngo, ari ijambo numvishije ubundi yaravuze ati, umena amaraso y'abandi ayawe akakumiramo. Weho wifuza kumena amaraso y'abandi ayawe akakumiramo bro, ayawe ntugende n'amahirwe yo kubona hari unayamena. Buriya iyo wifuriza mugenzi wawe ikibi, iyo ureba mugenzi wawe ukamubonamo ikibi cyangwa kumva wamwica, uba wibagiye ku isi arimo agirirane, cyangwa uba wirengagije yuko aka kanya umuntu aramutse agufashe akagutereka hano hantu ukayisanga uri wenyine, nta muturanyi, nta muntu usuza, nta muntu ugira ute, iyo yaba yo gereza mbi mu buzima bwacu, cyangwa mu buzima bwawe nyine wakisanga umeze nk'umuntu uri mu gihu. That's why mentality ya ideology ya genocide tuyirwanye, muri make nyine twebwe nk'urubyiruko dufata iya mbere iyo ideology ntiturange. Of course ntabwo twe tukiri abanyarwanda bakiri mu bwoko ngo Hutu, Tutsi, Twanati. Turi abanyarwanda, ndi umunyarwanda, uri umunyarwanda, twimakaze ndi umunyarwanda, twimakaze ubumwe bw'abanyarwanda. Kandi ubu ngubu wasanga buriya nk'uko tuba turi kuganira, nk'uko tuba turi kuganiriza, utekereza cyane, uhita ufata umwanya ugatekereza cyane ngo kuri opportunities turi gushaka cyangwa amafaranga. Tubaye turi gushaka amafaranga, nshuti yanjye, dufite byinshi twaganira, byinshi, but why tuba twatekereza decision yo kuba twaganira kuri iyi ntego cyangwa kuri iyi decision. Icyabwo cyo bagakwiye gutekerezaho cyane, kuko izo sije zindi cyangwa izo content zindi tuzima amatwi, tugafata time yo kugira ngo twe tuganire kuri isi. Ikintu bisobanuye nuko twe dukeneye urubyiruko rwimakaza ndi umunyarwanda. Niba koko uri umunyarwanda wumva ko umunyarwanda ari ijisho rya mugenzi we, babarira wumve ko bino bihe turimo ari ibihe biremereye cyane kandi atari ibihe byoroshye. Ndi gutangira ikiganiro nawe babwiye, nabumvishije voice note, ndaza kongera nyishyiremo nyinyuzemo y'uburyo umuntu ku giti cye yishe abasaga abatutsi 300 b'inzirakarengane. Umuntu mudapfa imitungo, umuntu mudapfa umugore, umuntu mudapfa everything cyangwa amafaranga.
just kubera yuko umuzungu yaje cyangwa se umuntu yagushizemo ideology yo kuba nyine wakwanga uwo muntu bitewe nuko ateye. As long as turumva uburemere bw'icyo kintu, as long as turumva yuko nyine hakiri abantu bagifite iyo mitekerereze ngo utange amakuru ku gihe, reka nkubwire ngo wafatiwe cyane muri cya gihe cyahise, wafatiwe cyane muri cya gihe cyatambutse, cya gihe cyafashe benshi kikababata kikabagira nk'imbata y'ibyaha. Muri make wasizwe n'iterambere turimo ry'ubumwe. Amahoro arasigasirwa, amateka buriya gusigasira amateka no kumenya amateka yaranze igihugu cyawe anyway yuri ahantu hose uri, waba uri umunyarwanda, waba uri umurundi, waba uri umukongomani, buriya kumenya amateka y'igihugu cyawe nicyo giciro kinini ufite cyo kwishura igihugu cyawe. Kandi as long as ugifite imitekerereze yo kuvuga ngo njyewe ndacyafite ideology ya genocide, menya yuko nyine nimba ugifite iyo ideology ya genocide n'ubundi ntabwo uramenya agaciro kanini cyane cyo kuko waganira n'umunyarwanda mugenzi wawe, cyangwa agaciro kanini cyane ko kuba twarubatse umunyarwanda n'ubumwe. Weho rubyiruko, weho uri kundeba, njye nawe dushize hamwe, njye nawe cyangwa se n'inshuti yawe mushize hamwe, nta numwe wabamenera ngo cyangwa se nta numwe wazigera ubundi ubinjirira, kuko baravuga ati njya nkunde imigani y'Abongereza, ari umwongereza avuze ati ngo as long as you take less people will know less. Bishatse kuvuga ngo mu gihe wavuze amagambo make abantu bazamenya bike, mu gihe wavuze byinshi cyane wavuze n'abantu bazamenya byinshi. Muri ubu buzima tubayemo cyangwa se muri ibi bihugu dusharinga border, nta numwe wakumva agahinda kacu cyangwa se n'uburemere bw'ibihe turimo kurusha twebwe Abanyarwanda. Nta muntu wakumenya, nta muntu wamenya uburyo bitubabaza n'uburyo tubabazwa n'ibihe tuba turimo byo kwibuka abacu bazize genocide mu 1994 kurusha twebwe ubwacu nk'Abanyarwanda. Nta numwe wasobanukirwa agaciro ndetse n'igihombo twagize mu kubura abasaga miliyoni y'abantu mu mezi 3 gusa. That's why twebwe nk'Abanyarwanda, twebwe ubwacu, twe tuzi agaciro k'amateka yacu, twe tuzi n'ububabare n'agahinda k'amateka yacu, twe tugomba kuyasigasira. Of course akimwana kazi imvura ihishe, mureke bro mureke twime amatwi abo bimakaza uwo muco w'imitekerereze mibi. Duhereza agaciro ibiganiro n'amateka kuyamenya, kandi dushishikazwe cyane no kumenya amateka yaranze igihugu cyacu. Kuko njye nkunda abantu bavuga ngo njye nkunda Abanyarwanda bazi guca imigani cyane. Buriya kuko mu by'ukuri utaza hava ntago amenya hagana. Niba utaramenya aho uva, niba utaramenya amateka yaranze igihugu cyawe, uri urubyiruko, ntabwo uri no kumenya aho uri kugana. Uri kugendera mu mwijima nka cyagiye wagendera mu mwijima utari kureba inzira y'imbere, nta n'itoroshi ufite. Ukeneye kumurikirwa, ukeneye kugira ngo nawe ugire urwo rumuri ruzakunyuza muri uwo mwijima, usobanukirwe neza amateka yawe. Kuko numara gusobanukirwa ayo mateka yaranze igihugu cyacu, umaze no gusobanukirwa ayo mateka yaranze ibyo bihe byatambutse, ubwo abantu bari biyambuye umuntu bakaba inyamaswa, nibwo uzamenya neza imbaraga bigusaba kugira ngo urwanirire ako gaciro, urwane n'urwo rugamba rwo kugira ngo none hatazagira umuntu wongera kutugarurira ayo macakubiri. Twavuga byinshi cyane, twatangaza byinshi cyane kuri uyu munsi, twavuga amateka menshi cyane, twarangurura ijwi rirenga n'agahinda.
gusa nta buryo mfite nabivugamo kugira ngo bidescribinge akababaro mfite n'agahinda. nta rwego rw'uburyo numva nakwisanisha n'umuntu wabonye biriya bintu ku buryo byagaragaza description y'agahinda afite. Gusa umusanzu wanjye nk'urubyiruko rwimakaza ndi umunyarwanda ni ukuganira namwe, kuko niba dufite platform ifollowingwa like n'abantu 15,000, ni platform nini natambutsaho ubutumwa abantu benshi bakabumenye bakabwumva. Man, we are not here kugira ngo tuvuge gusa ku bintu biri nyine bya bintu turenze ingohe. Nimba nshobora gufata like iminota 30 iminota 20 nganira kuri iki kintu cya genocide yakorewe abatutsi mu 1994, ntabwo ari uko nibagiye ko hari izindi brand ziri gucuruza, ahubwo icyo nitayeho cyane n'agaciro ndi guhereza aka kanya ndi kukubwira bino ni umusanzu wanjye nk'umunyarwanda, nk'urubyiruko. Nta byinshi nzi, ariko bike nzi nabigusangiza. Nta byinshi nabonye, ariko nabonye hari aho u Rwanda ruva rukajya naho ruri aka kanya. Nta magambo menshi navuga, kuko nta magambo menshi mfite yasobanura ibirenze ibyo weho ukeneye kumenya, cyangwa ibirenze ibyo ukeneye kongera ku byo waruzi. But reka ngomeze mbwire abo barokotse jenoside yakorewe abatutsi, babwire ngo mwihangane, tube inkomere zihagazeho. Ngomeze mbwire abanyarwanda ati munyarwandakazi, komeza wihangane muri ibi bitoroshye byo kwibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi. Tugire umutima ukomeye nk'ibuye, dusigasire amateka y'abanyarwanda, tubeho nk'abanyarwanda b'ukuri. Soza rero nasoza mbabwira ngo hari impamvu nyinshi zirenga ibihumbi zizatuma mba ndi hano kuvuga ku mateka y'igihugu cyanjye. Kuko of course hari umusanzu nshaka gutanga utari financially, ariko umusanzu byibuze ufite icyo wamariye abanyarwanda. Reka nkwibutse, niba wakunze ikiganiro tubagezaho buri munsi, wiheranwa n'ibyo byishimo cyangwa se wiheranwa n'ubwo bwiza bw'ikiganiro wakunze, ahubwo ibuka ukore subscribe, ukoresha ku nshuti zawe, usangiza abavandimwe, kugira ngo end time cyangwa buri uko dusohoye ikiganiro buri munsi ujye uba uri update, kugira ngo umenye amakuru tukugejejeho. Turi hano kubera mwe, tuganira n'abanyarwanda, kandi iki nicyo gihe cyo kugira ngo mbasitinge nyine, nturike mvuge ibyuzuye umutima wanjye. Nawe wabinsangiza unyuze muri comment, wabinsangiza unyuze kuri platform zacu za Instagram, TikTok, wabisangiza unyuze kuri iyo namba dupininga ku kiganiro, ukatubwira nawe ubaye ufite n'ubuhamya cyangwa ufite icyo ushaka kubwira abanyarwanda. You are just welcome. Ntabwo platform yacu ntabwo tulimita, platform yacu ntabwo dufite mentalite z'ubwiyemezi, dufite twe umugabane dushaka gutanga ku gihugu cyacu. Nge twari turi kumwe, nyita The Pharmacy nyawe, tukajya tubana